uracyafite itoto pe. Uzi ko nge nkubona nkabona usumba ikirere cyose n'isi. Ariko uranga burabihagije ntabwo nabura kubigira itoto. Ntabwo ndibaza se mu minsi izaza umeze uti rero tugiye kubona amafaranga ubutunzi bugiye kuba ari ubwacu gusa. Umvi none horaza ndeba n'abagabo bose bandeba bacira amaso. Si byo se nyine ariko nzabavunira umuheto bihoreye. Bajya bagumya uzi ko ubusigaye mbona uri bwiza bwanjye ihobu nkabona rwose ongera ku mutima pe mubeshye se. Nanjye ntakubeshye rwose nuko. Mwiriwe kwa Nyakizu. Urinde usubuje. Gendera bo muntu usubuje. Mwire neza paste. Muraho. Muraho neza. Yesa shimwe. Sahimbaza. Ndabona mukomeye. Twari turaho ngaho. Bimeze bite se? Ni neza cyane ariko ni karebo hano mu rugo rwacu. Muzane kara gatebe. Paste. Muraho neza. Sema nanjye yewe iminsi myinshi. Muraho. Muraho. Yesa shimwe. Ahimbazwe. Ni karibu. Ari mukomeye. Byari igemfa. Ni mufikaho ngaho. Rwose. Yewe. Nanjye Paste rero. Gusa tubashimiye kwa mugeze mu rugo rwacu. Nanjye na madame wanjye twicaye hano. Ndabibona mumeze neza. Imana ijyanye bibahereyemo umugisha. Byagendaga ariko Urebye nta kibazo urabona ko ndashishe imeze neza na madame wanjye. cyane rwose kandi ibyo bintu Imana ijya kuturema yavuze ko ibyo bintu nyine ari byo bigomba kuba ibyanjye. Si ibyo se paste. Nanjye rero nari mvuye ku rusengero ariko Imana yari yabantumyeho ngo ngire ubutumwa bwayo mbahereza. Imana yagutumye ngo ukise nguze kukubwira ngo Imana yanyeretse inyereka Nyakizu ugiye kuba ya mafaranga nazo nkubwira tugiye kuzabona. Imana ibitayeho muri iyi minsi. Bose kose paste ni gute umuntu yaba pasteri atarigeze aba umudiyakoni ntabe na mwarimu. Ibyo biroroshye cyane. Imana ifite ariko umugabo mwiza nanjye cyo ni ikibazo gikomeye. Imana ifite ukuntu inyuzamo inzira nyinshi. N'ubundi urabizi kugira ngo ube pasteri nuko ubanza kuba mwarimu ariko hari igihe uba mwarimu ukaguma ku bwarimu ariko uzaba mwarimu nurangiza ube pasteri. None Imana rero yambwiye ati nze mbasengere ibintu bibi byose mujya mukora biveho kugira ngo inzira zibone uko zicika zo kuba pasteri. Kiraho tanye kundakaza uravuze ngo nkora ibintu bibi ureka rakabase. Nyaruka cyane madame. Ibyo by'ibyaha ugenda uzana hano. Hoshi genda madame kwigendere ibi ntabwo oya. Nuko ushaje ariko